Hanyuma ngiye kukubwira imirimo y'Imana. Hanyuma abantu baraza twicaga muri salo, nyine hari ukuntu twicaga muri salo tugafunga amatelefone, twarangiza tugafunga tukicaga tugasenga, pana mu ntebe twicaga ku turago tugasenga Imana tukayihamagara tukikiganura n'Imana. None abantu ndabahanurira, havamo umugore umwe ararira mwiza kandi mutagira ngo nupfe guterera aho ngaho. Icyo nakubwira ni kimwe, Claudine ni umuntu udasanzwe. Icyambere afite impano z'ubuhanuzi. Iyo guhanura ntago birenze iminsi 3 biba byasaba, apana wa wundi uguhanura ukibagirwa ko n'Imana yagwaye isezerano. Kuri Claudine we ntagaruka nk'uko bimeze. Claudine umusenganya urwaye nta kabuza Imana igaragaza ukuboko kwayo kuri wowe. Mwiza ararira aravuga ngo ariko Mana, ubu koko ni gute witegereje umuntu uvuka usucya umeze utyo ukamuha impano yo kujya gatwitegereza akamenya ibyacu twese? Nawe biramucanga aravuga ati ubundi Mana ibi bintu wabikoze gute? Ubundi kuki utabimaye ari nje ufite amamodoka 7, mfite abana, mfite umugabo, mfite amaetaje, mfite iki ibi bintu kutabimaye ukemera kubizana ukabirenza na kaburimbo ukabizana mu gahanda k'ibitaka? Barakwangaga pe. Ego nta muntu wifuza kwicara hamwe nawe. Ibyo gusa se nta muntu wanywaga amazi ari kundeba, nta muntu wambwiraga ngo nzaza kugusura, nta muntu wambwiraga ngo uzaze kunsura, nta muntu n'umwe wandazaga. Ariko uyu munsi si wambaza mperutse guhata zimbwire pe. No, umukecuru we twari tunaziganye ntago yambonye kuri YouTube, twari dusanzwe tuziranye. Noneho umukecuru akaba afite inzu mbi y'ibitobagura ukuntu, mbese imbi utashoboka no kuraramo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuvyeyi witwa Hana nawe abura indogobe y'urubyaro, ngo nuka kegera umutambyi akamubwira ati mutambyi rwose indogobe yarabuze. Ngo ndakamubwira ati ba wihanganye hari abana ndi gushaka kigamene rivari ndaje. Ejo yasubigayo ati hari akazi mfite, ejo bundi yasubigayo ati harabona hayi rendezvous uyu munsi uyu n'uyu. Umugore ngageze agavuga ngo niba nagashatse indogobe nshashatse indogobe ikabura, ngashaka indogobe nsenga indogobe bikabura, none ugiye kuyishaka ndikirage ngaragenda azenguruka urusengero rwose ari kuvuga amarage. Yes, ni by'agacu kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri urugendo nakuriye mu karere ka Musanze, aho naje gusura umukozi w'Imana Claudine. Tumaze iminsi tutaganira, ariko uyu munsi Imana yemeye ko tuza kongera kuganira nawe. Abantu benshi tumaze iminsi turi ahantu tudakenewe, ariko uyu munsi nukugira ngo tumenye ahantu dukenewe, cyane cyane iyo tugeze ku munyamwuka Claudine. Claudine ni umuntu Imana iduhaye mu gihe nk'iki, mu gihe kigoye umugenzi ujya mu ijuru, muri cyagiye cy'abantu bumva baratakaje Imana ikize, bumva ko nta bahanuzi bakiyari bakorana n'Imana cyangwa se bavugana n'Imana. Gusa Claudine nawe ni umuntu uvugana n'Imana, kandi ibyo avuganye nayo yabihanura umuntu bigasona. Niyo mpamvu twaje kumusura hano. Rero ahamagaze ni mu mbuga y'iwabo nk'uko mubibona, na hano mu cyaro naje kumusura. Hanyuma icyo nakubwira ni kimwe, nuko ugomba gukurikira ikiganiro cyose ukaza kugisoza, kuko iyo dusoje ikiganiro turamubwira akadusigira nimero ye ku bantu bifuza gusengana nawe bagasengana nawe. Icyo nakubwira ni kimwe, Claudine ni umuntu udasanzwe. Icyambere afite impano z'ubuhanuzi. Iyo guhanura ntago birenze iminsi 3 biba byasaba, apana wa wundi uguhanura ukibagirwa ko n'Imana yagwaye isezerano. Kuri Claudine we ntagaruka nk'uko bimeze. Claudine umusenganya urwaye nta kabuza Imana igaragaza ukuboko kwayo kuri wowe. Claudine iyo umubwiye icyifuzo cyawe akigira nk'iki. Niyo mpamvu natwe tuba twamukunze cyane tukaza kumusura, nyuma yuko abantu benshi bagiye bamamaga ati David wagiye ujya kuganiriza Claudine buri munsi, ariko ntago byakunda ko namuganiriza buri munsi, kuko nawe bafite ibintu byinshi agomba gukora, kandi nanjye hari abandi bantu ngomba kuganiriza nabo buri mu buzima bwacu bwa buri munsi n'abandi bahanuzi, tukugira ngo tuze guheza na Claudine nawe akanya ko kuza kuruhuka. Ariko uyu munsi Imana yatwemereye twaje kumuganiriza. Rero abantu bansaba ngo nje ngwaniriza Claudine buri munsi, nzajya nkuko nshoboye kose agaruke vuba, ariko buri munsi ho ntago byakunda. Icyo nabwira ni kimwe, mukomeze mukurikira ikiganiro, hanyuma ni kundi biganiro byacu kuri subscribe. Ni ufite umuntu w'inshuti yawe wamusangiza kino kiganiro, kuko turaza kuvugiramo amagambo y'ubwenge, amagambo meza. Mukurikira ijambo ry'Imana Claudine aza kubwiriza, ndetse n'ibiganiro byose turi buze kugirana. Murakoze cyane. Nkuko nari maze kubabwira, Claudine turicaranye tugiye kuganira. Claudine umeze ute? Meze neza. Urashima Imana? Urakomeye? Cyane. Claudine maze dushyira imbere y'Imana kugira ngo Imana ize kutura mu kiganiro tugiye gukorana n'abantu baza kudukurikira, kigira aho kibakura naho kibageza.
Mana data wa twese, Mana yo kwizerwa ndetse no kwiringirwa, turagushimiye muri iki gitondo cyiza cy'umugisha utwemereye ko tugeramo n'uhabwa icyubahiro. Wagize neza kuturinda Mana, twaherukanaga kera twongeye guhura tutishwe n'ibyaha, niko umurinzi yavuze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nyemerera utweze uko twagucumuye kose, numara kutweza ururuke ubane natwe muri aka kanya gatoya tugiye kumara imbere yawe. Amagambo yose turi buvuge abe ashimisha ubwoko bwawe budukurikiranye none n'ubuzadukurikirana mu bihe bizaza, kandi Uwiteka Imana b'urwego n'impamba bizageza ubwoko bwawe ku rwego rwo mu ijuru. Urakoze kuri data wa twese mwiza, duheje imyuka mibi, duheje gukora kose ku mwanzi, bitakuvuga byose bihunge, amaso adakwiriye kutubona ntatubone, amajwi adakwiriye kutwumva ntatwumve, birenge bitari by'umumaro ntibigera aha, neza yawe ari itugota, mwuka wera tugote, amavuta yawe amanuke hagati muri twe, kandi Uwiteka Imana nyir'ingabo utugire neza, utugire impuhwe, utugire ibambe, kuko uri data wa twese mwiza. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi ugakoze kuri Imana igiye kuba mu ruhande rwacu ukatwiyoborera mu izina rya Yesu, amen. Umeze ute Claudine? Nonye kuguha ikaze n'akareba hano kuri Gonarike Plus. Murakoze. Abantu bari bakumye ati ariko David wajya ukoresha Claudine buri munsi, bra byakunda? Ntago byakunda. Bamya ngo Claudine wajya umukoresha buri munsi bigutwaye iki? Yego. Ntago byakunda, urumva iki gihe turimo cyangwa se isi turimo dufashe igihe mu ntambara, bisaba kugira ngo umuntu arye amanjije yiruka, yambare amanjije yirukanka, agire akantu yicisha inyota amanjije yirukanka, agire amavuta amanjije yaje no gusenga ahandi, kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo mugende mu misozi mubabwire ibya Yesu, bivuga ngo ntago waguma hamwe gusa ngo bikunde. Urumva nimba uyu munsi wenda nagiye guhingira nk'umuntu runaka cyangwa nagiye gukora ikiyete kwa runaka, ukampamagara ati vuba tukore ibiganiro, ntago byakunda. Yego. Ahubwo mboneyeho no kubwira abantu bampamagaraga ntibambone, mujye mwihangana abashuri mujye mwihangana rwose, ntago ari urundi rwangano. Hari ukuntu David nk'ubu umuntu ampamagara nagiye muri dushe koga kasanga yikuyeho, ubwo nguwo naba ntaramuvugisha undi agahita ahamagarira, ubwo urumva wa undi byanga byakunda ntago ndamubonera undi mwanya. Rero mujye mwihangana, ntago umuntu ahorana na telefone ibihe byose, umpamagaye uyu munsi akambura yihangane, na saa sita ko yongera agerageze, na nimugoroba yongera yishireho, bishobora kwanga uyu munsi n'ejo, ariko bwaca bwaho bikemera bigakunda. Imana ibaho umugisha ubwo mubyumvise. Barabyumvise cyane. Telefone agezerwa na ku murongo ntibakubona, ariko icyiza kiba kihari nuko uwo ufashe cyangwa se uwo muganiriye kandi Imana yemera ko musengana cyane. Hanyuma rero nakubonye ndakwitegereza, ndakureba, ndeba Claudine ndamureba, nangije ndibaza ikibazo ati abatazi Yesu babayeho bati? Abantu batazi Yesu nyine ni igihombo. Abantu batigeze bamenya uyu mugabo. Narebye urukweto wambaye, ndeba ibiganiro tugenda dukorana, ndeba akantu wambaye hejuru mbona birajyanye. Ku rukweto wambaye, akantu wambaye aho hejuru, ndebye akantu k'umukara wambaye nkareba ku gitambara nkabona birajyanye. Navuga ati abatazi uyu mugabo babayeho bate? Abatazi Yesu ntago bazi ibyabaye, ariko bagenzi habaye ibitangaza. Nyine buri muntu wese agira imyemerere ye, nkunda kubikubwira ibi bintu. Ubu uzajya mu isoko usanga hari abantu bakunda amabara y'umweru, nusubira mu isoko usanga hari abantu bakunda amabara y'umukara, nusubira mu isoko usanga hari abantu bakunda amabara y'umutuku, kandi umucuruzi aya mabara yose arayagira kugira ngo buri wese azatoranye ibara akunda. Rero buriya abantu batazi Yesu bafite ni umubabaro ku giti cyabo, ariko bashobora no kuba bumva batababaye, bashobora no kuba bumva nta kibazo na kimwe bafite, ariko njyeweho umuzi ngize umwaku nkamara gatatu ataravugana nanjye nababaye. Yego. Ejo hari umuntu aganiriye nawe, sibwo bivuge kuri kamera. Yego. Ejo naganiriye n'umuntu. Yego. Urumva? Ejo ntago ari cyane ejo. Arangije arambwira ati se ntago heruka kwa Claudine, namubwira ati wapi ntago mperutseyo. Yego. Claudine ndamuzi rero, ndamuzi Claudine ndamuzi dusengana, yakwica hamwe n'umuntu akamwanga agahaguruka. Yego.
ngo abantu bakunenaga mu rusengero kutamubaje se impamvu bahagurukaga yayibaje ko yo sindi wivuge tu ndihangana nyine ngo bakuzizaga reka bivuge bakuziza ngo kuba bagusa nabi yego wagiye gusenga udafite icyo kwambara sibyo rimwe na rimwe ngo bakongera ngo nyine n'ibintu ntashatse kurenzaho ejo hari abantu twari turi gusengana nk'uko ubivuze ejo hanyuma ikorasi imanukira muri njyewe numva iramfashije kandi n'uyu munsi gacyamfashe iravuga ngo mana yacu uri nyakubahwa urayizi mana yacu uri nyakubahwa mana yacu uri nyakubahwa uri nyakubahwa yego iyo korasi yaramfashije hari ukuntu ureba ukareba kwa sko wanyu ukareba kwa nyogosenge ukareba kwa mugabo wawe ukareba kwa nyoko buku ukareba kwa sobukwe ugasanga nta hantu na hamwe ufite ubutabazi ariko wagera kuri iyi Mana ugasanga ni nyakubahwa nukuri ko Imana yambeye nyakubahwa nta kintu na kimwe mfite nayiha usibye kuyikorera nzayikorera David ubwo abantu ubona bacogoye njye ntabwo nzi icyacogo barakwangaga pe ego nta muntu wifuza kwicara hamwe nawe ibyo gusa se nta muntu wanywaga amazi ari kundeba nta muntu wambwiraga ngo nzaza kugusura nta muntu wambwiraga ngo uzaze kunsura nta muntu n'umwe wandazaga ariko uyu munsi si wambaza uyu munsi bimeze bite abantu bakwangaga reka dore ko abantu bakwangaga yego ko na minisitiri ubwo abishaka yantumira mu rugo rwe ariko nayo ukuntu nibaza nkavuga ati umuntu bangaga uyu munsi akaba azi kujyanisha ibintu yambaye urumva hari ijambo ry'Imana nasomye muri Bibiliya ibyo bintu ntunabitindeho riravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu none ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga ibuke Dawidi ari mu ishamba bene se baramwanze Isi aramwanga bijya ubwo bamujugunya mu ishamba bamujugunya ubutama ngo ajye kuragira ariko Imana igarutse ica kuri babandi bamunennye ica kuri babandi bamugaye ica kuri babandi bamututse ica kuri babandi bamwimye ibyo kurya irabasuzugura irabagaya ijya gutoragura wa wundi uri mu ishamba iravuga ngo nguyu uwo nimikisha amavuta kandi nemera ati n'uyu nguyu buriya iyo bagohezaga nk'igikombe kirimo amazi ukakinwaho nta wundi muntu wagifataga David ibyo bintu wareka kubitinda nkagikoresha byabanza kujya kubitindaho si waretse nkabitindaho oya wibitindaho wandetse nkabitindaho ntabwo ndi mu mwuka wo gutanga ubuhamya umuntu wese ushaka kumva ubuhamya azansange mu rugo nzamubwira ubwo iyo wagukoze nko mu isane kwa kundi iwacu mu cyaro twirishize intoki abo wakoraga abantu bagendaga bahakikira ibyo bintu ntubimbaze banza utange ruswa nkubwire ntange ruswa imeze ute ruswa ntabwo yemewe banza utange ruswa hari umuntu uherutse kumpamagara ari muri Amerika arambwira ngo hari umuhanuzi wamuhamagaye aramubwira ati ngiye kubona mbona ikirere cyaho cyuzuye umwijima ati mbona kibundiriwe n'umwijima ati Imana irambwira ngo utaratanga Bibiliya 10 ibaze Bibiliya zivuye muri Amerika zikagera mu Rwanda 10 wambaza ngo nangahe reka tibare mu manyarwanda oya nawe bihesha uburemere ariko na Bibiliya bategeye indege ubwo urumva uzibaze mu manyarwanda bahita bavuga ngo nimba Bibiliya mu Rwanda y'ibihumbi 15 nyine bagahita babibara mu madolari oya ubwo barashikaho na tike y'indege babanze bashaka na pasiporo babanze bashaka na visa barebe n'umuntu uzaza kubifata ku kibuga cy'indege azaba yambaye ibisute nabyo babigura Bibiliya 10 ariko zigere mu Rwanda utaratanga Bibiliya 10 ngo zive muri Amerika zize mu Rwanda nta urugo rwawe rwose ruri mu mwijima rwose ariko nuzitanga ndagusengera uyu mwijima uveho haboneka umuco no ubwo rero nta kibazo ubwo nawe ushaka ruswa nyine utanga ngo urebere ntabwo Bibiliya 10 wowe kubera tuziganye nta bintu byinshi ufite ugatanga 8 nuko tubwire Claudie iyo abantu iyo waguriye nk'ibiryo bakabikikira wumva umeze ute
David ubwo buzima ukoze nko mu isahani oya benga rwamaye ko nakubwiye ko ntagatanga ubuhamya oya ntago ndi oya ngiye uriya muntu yabivuze umvuga babaye Kuruze sibye no kukubeshya byambabaje nyine navuze ati ariko abantu ubundi tubayeho ute oya ubundi David hari ukuntu nka gutya njyewe nawe tuziranye nyine nje yabimbwiye kukubwira ibintu ntubyemere kavuga ati Korodina wambaye isaha yavuye muri Amerika kagasaha kanje umuntu wakanzaniye yambwiye yuko yagakuye muri Amerika ako gasaha wambaye cyane kano rwose nubishaka umbwira ngakuremo nkwereke harimo akamenyetso ko gaturuka hanze agasaha ko muri Amerika yambaye utwenda tujyanye uzi kuvuga neza Imana ufite akabibiriya gashasha iyi Bibiliya nibwo bwa mbere ngiye kuyikoreshaho dore ni Bibiliya ya zahabu nziza irahenze cyane kugira ngo nze nkubwire ngo njyewe nabaye ikirema nkajya hanze abantu babigizemo uruhare wowe David ntabwo ushobora kubyemera impamvu rero Imana yaguhuzanyije n'umuntu usanzwe unzi neza kwari ukugira wemere ko ibyo nkubwira ari ukuri oya nyine hari ukuntu umuntu ashobora kuba yavuga ubuhamya ariko ntubitindeho yego ntubitindeho ubwo nawe wari waranze kubyemera oya nyine nabyemeye ariko sinabitindaho cyane cyangwa ngo mbihe uburemere byakagombye kuba nabihaye uburemere yego ariko uwo muntu akimara kubimbwira namaze nk'iminota nk'ibiri nsheshetse yego avuga ati baramunenaga noneho njye nareba kuntu nza kukureba njyewe abantu baba bansabye ati Korodina kutamuzana buri munsi urumva ubwo umuntu usanga njye nkuzana buri munsi nuko agukunda cyane kandi ukaba yifuza guhora kubona buri munsi bivuze nka kugezeho ntawe yakuva iruhande sibyo abaye bafite ubushobozi bwo kuba wakwemera akaguma iruhande ntiyakuvaho sibyo cyane ndeba ngiye kuntu nza kukureba nkasanga uri mu byawe ufite abantu uri gusengera nkategereza mw'abantu mwe kugira ngo nze gusaba Korodina tugakora nk'iki kiganiro maze nk'amasaha nk'atatu nicaye iwabo kugira ngo ambone ariko ntago nyine ntago abatuje abafite abantu ari gusenga nko mu gitondo naje nasanze afite abantu ari gusengera na n'ubu hari abandi bagitegereje turi kuganira abandi bagitegereje bita nibaza navuga ati ariko abantu nyine abantu tumeze dute tubayeho dute kuki tutareba hasi ko tutareba n'ejo ngo tukubite amaso bwa ati nyamara uyu muntu ashobora kuzavamo umuntu umeze gutya buri muntu wese nyine agiye uko abyumva ubwo nk'ubu Korodi iyo wicaye mu nzu umaze gusengera abantu bawe n'abaje kugusura baraye bamaze kuryama mumaze kurya utuje cyangwa cyo uvuga ati reka none ntuze n'itekerezo umaze gusenga byose umaze kubisuza uvuga ati none ikindi nsigaje no gusinzira yego nike kintu ryamutekereje cyangwa se wibutse cyangwa se utekereza iki umaze kubona ibyo byose nta kintu na kimwe ushobora gutekereza no gutekereza ku rukundo rw'Imana hari ukuntu wicara ukavuga uti ubundi bungewe narindi igiki cyatumye Imana iva mu bwami bwayo bwo mu ijuru ikaza kuntoranya mu murenge wa Cyuve wose mu kagari ka Cyanyi ikitegereza mu mudugudu wa Rebera ikageramo ikitegereza igasanga umunyamahirwe ari uwitwa Korodina gusa igomba kugirira icyizere nukuri kw'Imana ari n'uwamyaga ukuntu uburyo Korodina avuga oya ariko nawe byibaze ibaze kugira ngo Imana igere mu murenge wa Cyuve yitegereze izengurutse amaso ibone nta wundi mwizerwa urimo sibye Korodina tubanza tubiha agaciro ivuga iti hari ashobora kuba abuze mu murenge reka ndebe mu kagari izenguruke mu kagari isanga nta wundi munyamahirwe urimo ivuga iti kampfe kujya no mu mudugudu ivuga iti ntaribi ndarenga imidugudu n'izindi nicaye mu mudugudu wa Rebero naho igere ku mazu meza ikomanga isange nta mwizerwa urimo nigera ku bafite amapasiporo isange nta urimo nigera ku bize amashuri yose bakayarangiza muri uyu mudugudu wacu harimo abantu bize kaminuza isange nta mwizerwa urimo nigera kwa Korodine utuye mu nzu y'ibitaka itagira na sima itagira n'iki utanarize utanaragize ute ivuge ngo umwizerwa n'uyu nguyu niwe ngomba gukoresha yego niwe ngomba kubwira ibyanjye akagenda akabibwira abantu banjye yego ejo bundi hari abantu baje ngo dusenge ku wa kane
kwa kane nasenganye n'abantu baturutse hirya no hino bavuye mu Bugesera bavuye i Kigali bavuye he ubu rwose mw'abantu mwe Claudine kwa namubuze gutekereza ngo uko nashaka kuganira nawe ariko nawe akaza bariho ntabwo kaba kamworoheye hanyuma ngiye kukubwira imirimo y'Imana hanyuma abantu baraza twicaga muri salo nyine hari ukuntu twicaga muri salo tugafunga amatelefone twarangiza tugafunga tukicaga tugasenga pana mu ntebe twicaga ku turago tugasenga Imana tukayihamagara tukikiganura n'Imana none abantu ndabahanurira havamo umugore umwe ararira mwiza kandi mutagira ngo nupfe guterera aho ngaho mwiza ararira aravuga ngo ariko Mana ubu koko ni gute witegereje umuntu uvuka usucya umeze utyo ukamuha impano yo kujya twitegereza akamenya ibyacu twese nawe biramucanga aravuga ati ubundi Mana ibi bintu wabikoze gute ubundi kuki utabimaye ari nje ufite amamodoka 7 mfite abana mfite umugabo mfite amaetaje mfite ikindi ibi bintu kutabimaye ukemera kubizana ukabirenzana kaburimbo ukabizana mu gahanda k'ibitaka David Imana ukabizana hano Imana nta kintu na kimwe idashoboye mureke tuyisenga tuyifitiye icyizere Imana ifite imbaraga nyinshi kandi Imana isa gukora hahandi abantu bose bananiwe nawe ubwawe utagishoboye imbese ibintu byose uri kubona byahagaze aho niho Imana ikwitaba aho ngaho niho ibigiye kwigaragaza cyane rwose ibigiye kuyerekana cyane ngewe jo kino kintu cyankoze ku mutima ariko kinampeza isomo cyampaye isomo ryo nasigaranye kwa kuntu kuvuga ngo mbese nibe bintu isi yakwigishije wabonye yego nuko nabonye ko nta muntu ngomba gusuzugura oya cyangwa ngo munene ahubwo niba icyo mfite cyo kumufasha reka nkuriyo neza nikomereze wende ejo nta wamenya hari igihe nzahura nawe nkamukenera cyane rwose ubu ngubu hari ukuntu ngera hamwe n'umuntu ngahita avuga ati reka nifatire agaselfie cyangwa se agafoto nta wamenya agafoto ejo nshobora kuzagakenera hari ukuntu umuntu usanga yarakize nk'ako gafoto mpa nafashe ugasanga uramukena ukamubwira ati ntabwo twari tuziranye koko we yarakwibagiwe kugira ngo akwibuke bikaba ngombwa kumwereka ka gafoto mwafotoranywe kera akiri muri bwa buzima ukamubwira ati kano gafoto ntabwo ukibuka tugafata turi inshuti nk'ubu nawe ndafata agafoto kugira ngo ejo utazajya muri Amerika nagiyeho nkabona unyakira nkavuga ati aka kanya uranyibagiwe Imana gashoboye David nizi ikintu Claude nizi ikintu ejo oya nta kintu ibuke igihe bene se wa Yosefu bamujugunyaga mu rwobo bari bazi ko yapfuye byarangiye ngo hashize iminota mikeya ngo haza abagabo bitwa abayishimayeli abishimayeli ngo bari kugura abantu David nagusomaga Bibiliya ngo abishimayeli bari kugura abantu bagatanga inoti n'ibiceri nk'ubu umuntu akakubwira ati Claudine wamumpamo pasi ugahita umumpamo pasi nyine akakwihera kashi noneho ngo abagabo bagavuga bati reka tujye kumutoragura mu rwobo aho twamushize tumugurishe twibonere ibiceri ngo baramugurisha si bari bazi ko birangiye ababishimayeli nabo ngo bagavuga bati reka tumugurishe muri Egiputa ibi bintu ntago twabivamo ngo baramugurisha ngo bamara kumugurisha abageze muri Egiputa aho umugisha uri birangije nyirabuja ngo nawe aramwifuza agavuga ati kamufungisha ubwo yanze kuma ubwo yanze kuma reka ngishireyo ngo abagishize muri gereza ariko Imana yari ibizi ko umugisha we uri mu gihugu cyitwa Egiputa ngo ntibamufungira ahandi bamufungira mu gihugu cyitwa Egiputa Imana itugirire neza ejo bundi baratwigisha baratubwira ngo Imana yongere igaruke n'ubwo byarafashe kandi baratubwira ngo Imana ice mu zindi nzira cyangwa se ice mu yindi nzira aho wari witeze ntaba arihinyura kuko ishobora kunyura kwa sko wanyu ntiyemere ko imigisha zikuzaho ishobora guca ku mugore washatse ntakwemerera wenyine hakurya akirira wenyine hanyuma tugiye kujya mu ijambo ry'Imana Claudine muri iyi minsi mukristo yitwara ati yizere asenge yihane nta kindi kwizera agasenga akihana hanyuma ku bantu bari bamaze iminsi bari kunyishyuza Claudine namusuye agiye kutubwira ijambo ry'Imana maze iminsi iri kugendana ijambo rivuga ngo turebe twumve tuniki si ibintu bitatu kureba ukumva ukiga
si ibintu bitatu. Yego. Reba Claudine wumve ariko niki. Yego. Byababaje ko twakora ikiganiro ariko bikikagusiga uko wari umeze. Yego. Claudine tuje mu ijambo ry'Imana. Yego. Nta kibazo. Siko izigira ubunebwe. Hanyuma tugiye kujya mu ijambo ry'Imana, ni ibintu bitatu cyangwa bibiri. Tugiye kuganira na Claudine nkuko nababwiye kare, nababwiye ati muze gukurikira ijambo ry'Imana, Claudine ari buze kutugezaho. Kandi mwumva ubutumwa neza nkuko nababwiye mu kanya, ni ukureba tukumva tukaniga. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukwizera ukihana, warangiza ugakurikira ijambo ry'Imana. Tugiye kugezwaho na Claudine. Claudine kare mu ijambo ry'Imana. Murakoze, tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga muri Samweli wa mbere ibice 19, turasoma umurongo wa 19 n'uwa 20 n'uwa 21. Umutwe w'amagambo avuga ngo Sawuli ashaka indogobe zabo zazimiye. Samweli aramusubiza ati arega ni njye bamenya, none jya imbere tujye ku kanunga kuko uyu munsi muri busangire nanjye, maze ejo mu gitondo nzagusezerera ngusobanurire ibiri mu mutima wanjye byose. Kandi rero iby'indogobe byo zimaze iminsi 3 zizimiye, ntiziguhagarike umutima, zarabonetse. Mbese iby'igikundiro byose byo muri Isirayeli bibikiwe nde? Si wowe se n'inzu ya so? Maze Sawuli aramusubiza ati mbese sindi umubenyamini wo mu murwa muto wo mu ya Isirayeli? Kandi se inzu yanjye siyo iri hanyuma y'ayandi mazu yose y'ababenyamini? Ni iki gitumye umbwira bene ibyo? Twakira neza amagambo y'Imana. Amen. Dusomye inkuru z'umugabo witwa Sawuli, umugabo witwa Samweli. Hari abantu bakundaga inkuru David cyane. Hanyuma dusomye inkuru z'umugabo witwa Sawuli n'umugabo witwa Samweli. Bibiliya imbwira ko uyu mugabo witwa Sawuli yari yaravutse mu muryango wa Kishi, kandi ari umwana umwe gusa w'ikinege. Bibiliya irambwira ngo yari mwiza, afite uburebure, afite uburanga, ariko nyine yavukaga mu gihugu cy'ababenyamini, nawe yari ari umubenyamini, na se yari ari umubenyamini, niko Bibiliya ivuga. Umunsi umwe rero ngo umugabo witwa Kishi aza kubura indogobe. Birashoboka ko nawe hari indogobe wabuze. Yego. Aza kubura indogobe. Ngo hanyuma ni indogobe mvuze nta kindi, ngo aza kubura indogobe. Bibiliya irambwira ngo iyi ndogobe ibuze, ngo ahagurutse umuhungu we witwa Sawuli, ahagurutsa n'umugaragu we umwe, arababwira ati mugende mu mpigire indogobe mwazibona i Kigali, mwazibona mu Mwami Faisal, mwazibona mu Mutara, mwazibona muri Amerika, mwazibona aho mumbonera indogobe muzinzanire. Yego. David, ubu hari abantu badukurikiye babuze indogobe, kandi bakaba bashaka, n'ubu bakaba bagikomeje gushaka, ariko indogobe zikabura. Nibyo. Kandi birashoboka ko nawe hari indogobe wabuze cyane rwose. Ukaba uri kuvuga atari icyampa nka Claudine akambwira aho iyi ndogobe iri. Ari n'ababa badukurikiye bavuze ati ariko wangiza hamwe na Claudine, nkakora ko David ari kuganira nawe. Hanyuma Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Kishi, Sawuli n'umugaragu wabo, ngo bazenguruka igihugu cya mbere bari gushaka indogobe. Birashoboka ko banabazaga n'abaturage bati nta ndogobe zinyuza, nta hantu bari gushaka akazi, nta muntu ukeneye umukozi, nta muntu ukeneye, ngo mbese indogobe bazenguruka igihugu, indogobe barayibura. Ngo bazenguruka igihugu cya kabiri, indogobe barayibura. Bazenguruka igihugu cya gatatu, indogobe barayibura. Bazenguruka igihugu cya kane, indogobe barayibura. Bazenguruka igihugu cya gatanu, indogobe irabura. Ariko reka nkubwire ngo aho waburiye amahoro, Imana nihije kuguhera amahoro. Amen. Haleluya.
Amen. Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Sawuli agira igitekerezo abwira umugaragu we aramubwira ati reka twitahire papa wacu atabura indogobe akabura n'abantu agahangayikishwa n'indogobe agahangayikishwa n'abantu reka dutahe. Umugaragu aramubwira ati ariko muri iki gihugu tugezemo harimo abantu bitwa babamenye nka ba Claudine, uwaramuka ateze akava i Kigali akajya kureba bamenya ashobora no kumubwira iby'indogobe zazimiye cyangwa se akamubwira uko byarenze. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umugore witwaga Sara ngo yabuze indogobe y'urubyaro kumwe n'umugabo we witwa Aburahamu. Ngabwira umugabo w'umunsi mwamubwata ariko bosi wanjye indogobe twabuze waje kuyishakira kwa Hagayi ukareba kiboneka ngo bagezeyo ngo abyara icyana cy'igihungu, ariko ngo Imana ikamubwira iti indogobe nakwemereye si iyo kwa Hagayi niyo kwa Sara umugore wawe, nzaguha indogobe. Imana iguhuza n'indogobe zawe. Wako n'abantu bicira inzira. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuvyeyi witwa Hana nawe abura indogobe y'urubyaro ngo nuko akegera umutambyi akamubwira ati mutambyi rwose indogobe yarabuze. Ngo ndakamubwira ati ba wihanganye hari abana ndi gushaka kigamene rivari ndaje ejo yasubirayo ati hari akazi mfite ejo bundi yasubirayo ati harabona hayi rendezvous uyu munsi uyu n'uyu. Umugore ngageze agavuga ngo niba nagashatse indogobe nshashatse indogobe ikabura ngashaka indogobe nsenga indogobe ikabura none ugiye kuyishaka n'ikiragi ngaragenda azenguruka urusengero rwose ari kuvuga amaragi ngo noneho Imana iruruka ngikoresha umugaragu wayo ari we mutambyi ngo umutambyi akamubwira ngo none usigaye uza no mu nzu y'Imana wasinze ngo namubwira ati ntago ari ugusinda nuko indogobe yabuze. Uzi indogobe yabuze David? Uzi indogobe y'amahoro iyo yabuze ukoraga ibyiza byose ariko abubikoreye ntibabone ko ari byiza indogobe yarabuze. Ugakora icyo ushoboye cyose ariko ubushaka ngo babibone ntibabibone yarabuze. Ni mu ndenganya ni gutyo niko byumva. Uzi indogobe yo gukira yabuze ujaga mu mwami Faisal batisubira hashika wajya hashika batisubira i Musanze wasubira i Musanze batoya ahubwo birinduka ushira ububavu wasubira Rubavu batuje no kurishira wasubira kurishira batuje no muri Butaro. Indogobe yarabuze nshuti yanjye, ariko hari umugabo ufite indogobe witwa Yesu mwegera ahita kubwira aho indogobe ziri. Bibiliya irambwira ati abagabo bigira inama yo kuja kureba Yesu ngo bagavuga bati waje kureba bamenya yaturebera wenda akatubwira hizi indogobe ziri. Bibiliya iravuga ngo begera kwa Samweli ngo bagera imbere ya Samweli ngo Samweli yerekwa yuko umugabo witwa Sawuli umwegereye ari umugabo uvuka mu Benyamini nawe ari umunyibenyamini kandi ari ufite ububasha bwo gucungura igihugu cyitwa Isirayeli, afite ububasha bwo guhagarara ku ntebe. David, ikibazo ufite ntago ari ukuvuga yuko utakubaka inzu, ubwo bubasha bwo kubaka urabufite. Imana niguhuza na Samweli uzabona naho ikibanza kiri. Imana yitegereje umugabo witwa Sawuli ibwira Samweli turiya mugabo afashe inkoni byamubera kandi nta wundi muntu wigeze abibona. Amashuri yize ntabwo yari yarabibonye, ariko Imana yacu itureberaho abantu batareba ntihabwe icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo umugabo witwa Samweli avugana na Sawuli aramubwira ati jya imbere tugende, nubwo uri kugenda urabaririza abahanuzi, uri kubaririza uwatanga akazi, uri kubaririza uwatanga ikibanza, uri kubaririza aho umukobwa mwiza ari, arega ni njyewe bamenya. Ni njyewe wikwirwa ashaka abantu babamenya ni njye. Dukeneye umuntu uri mu mwuka w'Imana nawe akabyimenya akavuga ati burya ndi mu mwuka w'Imana. Hari abantu benshi hano kuri YouTube bigitwa bambwira ngo Korodi ngo nukuri kw'Imana turakurebaga ngo twareba uko wambaye, twareba uko usa, twareba uko uvuga, twareba uko uresha, twareba ngo tukabona uri mu mwuka w'Imana. Tukabona ni wowe utikeneye ngo ari mu mwuka w'Imana we ako Mana. Buriya biforesha gutunga umwuka w'Imana. Amen. Mwuka w'Imana. Hanyuma arambwira ati ni njyewe nijye bamenya. Nanjye ndabizi ubu nijye bamenya. Warisobanukiwe. Javuga cyane ese David niba usengeye umuntu wabuze urubyaro rukaza wasengeye umuntu utagira ibyo kurya ukabona none haje kukubwira ati mperutse guhanurira agakecuru. Zimbwire pe
no umukecuru we twari tunaziganye ntabwo yambonye kuri YouTube twari dusanzwe tuziranye noneho umukecuru akaba afite inzu mbi y'ibitobagura ukuntu mbese imbi utashobora no kuraramo ariko nyine kubera ari umukene nyine akayibamo nta nubwo ari umukecuru cyane asengaga no mu barokore hari n'abantu bamuzi ubu mvuze n'urusengero asengaga abantu bose bahita bamumenya kuri urwo rusengero noneho umugore turahura tujya gusengera umunsi umwe ku cyumweru niviriye mu materaniro nyurayo turasenga tugira ibihe byiza Imana irambwira ngo mbwirire umwana wanjye ngo ndirahiriye nduwiteka igihe amaze arara hanze kirahagije ngiye kumuha inzu urumva muhe ibyo kurya muhe n'imyambaro myiza ndabimuhanurira umuntu rero ushaziye mu nzu mbi kumubwira ngo Imana izaguha inzu havugaga ati subwo nzayimaze iki ahubwo nzayiguriyamo iki byagenda wenda wampa n'ibiryo nta kibazo n'ahandi nsanzwe mpapa mbwira se mperutse kujya gushingura ahantu hapfuye umuntu hanyuma mpurirayo na wa mukecuru urumva nubwo dusanzwe tuziganya ariko ubu ngubu ntago nkunda kugenda mu ngo nyinshi narabikubwiye ntago nabona umwanya wo kujya ndirwa ndasura abantu bose reka ni naho umuntu yandurira hanyuma bagiye gushingura mpura na wa muntu umukecuru yaza aramobera mu bandi ati genda Korodina ugasenga Korodina we none abantu bose bajya gushingura ahubwo bakandeba namubwira ati sinsengage ati ntabwo uri kwibuka ejo bundi uri kuzi wanjye nti ati warambwiye ngo Imana igiye kumpa inzu nziza impa ibyo kurya impa imyambaro nti ati mbarira ngo byagenze umva tubwiye neza ngo nuko nkari umwuzukuru umukecuru yavuye mu rugo ajya gusenga yego none afite umwuzukuru kandi mukuru apana umwana wenda mutanagira ariko iyi Mana yaje ntibura hinyura mwije mwacira Imana inziga mwabarokore mwe ngubwo ngo gusenga ngo byanze ngo reka tujye mu bapfumu reka iyi Mana yaje ntikibura hinyura yanyura no mu mwobo ariko ikanyuramo yanyura no mu baroza ariko ikanyuramo yanyura ahantu hose ntago Imana ikibura inziga n'ahatarimba ngo habaga ari mu kwayo umwuzukuru araza afata ikibiriti ntawamututse ntawamukubise ntawageze naho nukugira Imana izana inzu izana imyenda izana ibyo kurya arangije ngo inzara yitwika umukecuru yagiye kuhagera asanga inzu yahiye yabaye umuyonga n'ibirago byahiye n'uturyo yari afite mu bwo wenda twagendeyemo mbese ibintu byose byahiye noneho ngo bimaze gusha itorero riricara bakavuga bati none se arabaho yambaye ubusa arabaho se ari kurara hanze arabaho se atarya arabaho se ufite bitanu akaja kumugurira agakanzu ufite 2 akaja kumugurira ufite 10 by'ibirayi akaza byikore ngo itorero rigura ingarakara rirubaka bagura amabati David nukuri kw'Imana arambwira tuba inzu barayubatse barayisakaye ndakwinginze uzaze ubyinire mu nzu wamanuriye uzibyiniremo kuko yanizeye ko nuno wanayibyinira mikagwa hasi hazabona yego arambwira ati ubu ndi kurya ngasigaza ibiryo byaraje nawe utaransuye imyenda dore nambaye neza yambaye ibitenge 2 n'ishati yabyo David n'udukweto twiza arambwira ati ubu ariko se ubundi mbikubwiye iki ntange najyayo we nubwo ari kure dore ni hano umugahunga nta nubwo ari kure uzaza tugenda zambwe nkwerekezeyo pe David gusenga birakora gusenga birakora wazambwe ngaguherekeza Korodina nukuri nzakubwira umunsi zambwe nkwerekeza zanamuhamagara nawe mubaze umunsi ahari abikwibwirire neza ushobora kubikubwira wenda ukagira n'amagambo ariko umugabo witwa Samweli aramubwira ati ni njyewe bamenya ni njyewe niba narahanuye inzu ikaboneka nahanura ibiryo bikaboneka ni gute ntitwa bamenya nanjye ndi bamenya David ndabikubwiye kandi natwe turabikubahira ndibamenya aravuga ati ni njyewe Bibiliya iravuga ngo aramubwira ati ahubwo jya imbere tujye ku Kanunga ku rusengero hari igitaramo hari umunsi mukuru kandi uyu munsi niwo urasangira nanjye cyangwa se niwo murasangira nanjye bivuga ngo umaze igihe kinini nta biryo ugira ariko ugiye kurya bivuga ngo umaze igihe kinini nta myambaro ugira ariko ugiye kwambara avuga ngo uyu munsi niwo turasangiriraho Bibiliya irambwira ngo arongera aramubwira ngo kandi
iki kandi iby'indogobe zimaze iminsi 3 zarazimiye ntizongere kuguhagarika umutima zarabonetse tugiye gusenga Imana ikugarurize indogobe zabuze iby'indogobe zimaze iminsi 3 zarazimiye ntiuzongere kuguhagarika umutima zarabonetse Bibiliya irambwira ngo kandi aramubwira ati nitumara kurya nitumara guhaga ejo nzagusezerera nkubwire n'ikindi ku mutima ubu hari akantu keza Imana igufitiye ku mutima wayo ubu hari amafaranga Imana ifite ku mutima wayo kandi itegereje kumpa wahoze uri kumbwira ngo nambaye twenda tujyanye wari utundi tujyanye ku rututu Imana imfitiye ku mutima nshimiye data wa twese ko hari ibyo aduhishiye hari ibyo aduhishiye Bibiliya irambwira ngo umugabo witwa Sawuli arireba aravuga ngo ndiki njyewe umukobwa wo kwa kanaka utagira amashuri Imana ni gute yanekerezaho ikavugana nanjye amagambo meza gutya ndiki si njyewe ufite inzu zisuzuguritse si njyewe ubayeho nabi si njyewe utotezwa si njyewe utukwa ariko ibyo ngibyo Imana yaje ntabwo ibirebaho ntabwo ireba ku myaka ntireba ku isura ntireba ku buranga tugiye gusenga Imana iguhuza n'indogobe wabuze amen birashoboka ko umaze igihe kinini ushaka indogobe y'urubyaro warayibuze tugiye gusenga Imana iguhuze nayo amen David mbwiraga abantu ngo njyewe nka Claudine nta mufuka w'umuceri nabona nakwikora ngo njyane kuri buri muntu wese ukeneye umuceri nta myenda najyanira buri muntu wese wambaye ubusa mfite nta Bibiliya ubu hano mu rugo mfite Bibiliya 3 Bibiliya 3 ntago zakwira abantu badafite Bibiliya muri iki gihugu ariko Imana iri muri njyewe ifite bya bindi ntafite ngiye kubasengera bahuze n'indogobe mwabuze ubu hari umuntu umaze igihe kinini ari gushaka indogobe yitwa Kweza agashiramo agashiramo imvaruganda agashiramo imborera ariko indogobe ikabura ubu hari umuntu umaze igihe kinini ari gushaka indogobe yitwa umusore bakundana indogobe yarabuze ubu hari umuntu umaze igihe kinini ari gushaka indogobe yitwa inzu yarabuze tugiye gusenga Imana iguhuza n'indogobe wabuze wowe muntu nkurikiranye uri muri Amerika Imana iguhuza n'indogobe wabuze umuntu utuye muri Canada imuhuza n'indogobe yabuze aba bantu batuye Malawi Imana ibahuza n'indogobe mwabuze aba bantu batuye muri Kongo ibahuza n'indogobe mwabuze Imana ihuza n'Abagande indogobe babuze Imana ifata abantu batuye muri Kenya ibahuza n'izi ndogobe babuze tugiye gusenga twinginga Imana ihuze n'abakobwa indogobe babuze aba bagabo ibahuza n'indogobe babuze ababyeyi Imana ibahuza n'indogobe babuze wabuze indogobe yitwa ubuzima uhora urwaye Imana iguhuza n'iyi ndogobe wabuze indogobe y'amahoro uhora ubabaye Imana iguhuza n'iyi ndogobe wabuze indogobe y'imyenda wambaye ubusa iguhuza n'iyi ndogobe wabuze indogobe y'amafaranga uhora ukennye iguhuza n'iyi ndogobe umaze igihe kinini ushaka ibyangombwa warabibuze iguhuza n'iyi ndogobe umaze igihe kinini warabuze umusore ugukunda warabuze umukobwa ugukunda iguhuza n'iyi ndogobe umaze igihe kinini urwaye wananiwe gukira hari n'indwara abaganga banzuye bakavuga bati iyo dushingiye ku buremere ifite izaguhitana ariko iguhuza n'iyi ndogobe ni wayasika menivosayinisha iguhuza n'iyi ndogobe niko tuvuze mana nciye bugufi mu mutima wanjye nkweretse ubwoko bwawe budukurikiranye iyi saa ya none nyemerera ubahuze n'iyi ndogobe babuze ukeneye indogobe y'amahoro umuhuze nayo ukeneye indogobe y'ubuzima bwiza umuhuze nayo ukeneye indogobe yo kwambara neza umuhuze nayo uwabuze indogobe y'urubyaro umuhuze nayo uyu muntu wabuze indogobe yo kunguka uhora ucuruza agahomba muhuza n'iyi ndogobe nyemerera Uwiteka iyi ndogobe yo kubaka yabuze abantu ingo zikaba zisenyutse ongera ubahuze n'iyi ndogobe nyemerera uyu muntu
wabuze indogobe yo gusinzira yongera ahure nayo, uyu muntu wabuze indogobe y'umunezero yongera ahure nayo. Nyemerera Uwiteka abasore ubahuze n'indogobe babuze, abakobwa ubahuze n'indogobe babuze, ababyeyi bahuze n'indogobe babuze, abagabo bahuze n'indogobe babuze. Buri wese udukurikiranye none n'uzadukurikira mu bihe bizaza ufite ikibazo cy'uko yazengurutse indogobe. Abahanuzi barahanuye ariko indogobe zirabura, abapfumu bararagura indogobe zirabura, abantu benshi bakoresha ubukorikori bwabo ariko indogobe zirabura, abandi bakoresha ubufindo indogobe zirabura. Ariko nyemerera uduhuze n'izi ndogobe zacu zazimiye uhereye none kugeza iteka ryose. Urakoze kuri data wa twese mwiza, kandi ko hari icyo ukoreye buri muntu wese uri kuri uru rubuga cyangwa se ugiye kudukurikira none, mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma turagushimiye cyane Claudine kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho. Imana iduhuze n'indogobe zacu. Ku bantu bakurikiye kino kiganiro, cyari ikiganiro kirimo amagambo y'ubwe kandi amagambo meza yubaka, amagambo afasha umuntu muri iki gihe, cyane cyane dushingiye ku buhamya numvise kuri Claudine. Atari bwabahamya Claudine nyibwira, ahubwo nabwiwe n'abandi bantu basanzwe bamukurikira no kuri Gonarike Plus bamuzi, bakavuga ati Imana ni nziza. Nawe dukurikiye wakuramo isomo, kandi isomo rikomeye, Imana ikaguhuza n'indogobe yawe. Amen. Claudine ndagushimiye cyane, ndagushimiye cyane. Iri jambo ribwirije neza ku buryo nyumvise neza. Nagiye kuvuga ngo biruta na mbere ariko kwa kabadukurikiye batazi ukuntu ibintu biba bimeze, reka tubareke, tuzabisobanura ikindi gihe. Tubabwira ati bujya muri urugendo kuko umwami Yesu ntabwo ari ibintu byoroshye, biba bisaba kwihangana no kugira bimwe utangamo nk'igitambo. Claudine ndagushimiye cyane. Tugeze mu kanya keza abantu bakunda gufata nimero y'umukozi w'Imana dusoje ikiganiro. Njye ngira ubwo abantu bazakunda aka kanya ko gufata nimero y'umukozi w'Imana kuruta ijambo, ariko byose ni byiza mu bikunde. Kumva ijambo ry'Imana ni byiza, no gufata nimero y'umukozi w'Imana ni byiza, ariko byaba byiza byose ubikunde icyarimwe. Ugakunda ijambo ry'Imana, ugafata nimero y'umukozi w'Imana wumvise ijambo yabwirije. Claudine tubwiye nimero yawe kugira ngo abadukurikiye 0 niyo ngiyo. Ku muntu ukeneye kuvugana na Claudine, gusengana nawe, ku bantu basanzwe bayifite niyo ngiyo, ariko no ku bantu bacikanwe nayo niyo ngiyo, no ku bantu bashyashya niyo ngiyo. Mwamuhamagara mukamuvugisha mugasengana. Ikintu kimwe nabibutsa, Claudine ntakunda kujya gusengera abantu mu ngo zabo, baza kumusaketsa iyo umuntu arwaye arembye, uwo niwe yajya gusengera. N'abantu bari hanze bo ajya basengera ku matelefone, ariko umuntu uri hafi byaba byiza aje kumureba mu rugo iwabo. Sibyo Claudine? Yako nagatangazo ngonze gutanga. Hanyuma niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore na share. Imana y'amahoro ikomeze barinda. Claudine ndagushimiye cyane. Amen.